ikipe ya Rayonsports yakinaga n'ikipe ya Etincelle wa gatandatu ikipe ya Rayonsports ibasha kongera gutsinda wari umukino wa gatandatu umukino yari itsinze nanone wikurikiranya yego Murera y'Abareyo isaro ry'Inyanza ikintu cya mbere nahise mbona bakirekura line up ubwo bari ndizera ko noneho baje bashyishye kuko bahoze rwose ibintu birako twatinze ngo kubageraho ariko ntabwo ari ibintu bya hatari cyane. Rayonsports witwa Aruna Musa Ibrahim baratanda tugomba kuyanyuramo yose ntabwo akunda siporo rukara ari bo bonyine dukorera. Uwitwa Aruna Musa Majaliwa wari witwaye nabi cyane yanga gukina match y'Musanze Umutoza yari message comment statement abantu ntibabyitayeho cyane ariko yari yamuvanye muri groupe. Aruna Musa Majaliwa ntiyari muri groupe yakinnye n'ikipe ya Etincelle haba muri 11 haba ndetse no mu basimbura Majaliwa yari yeretswe umwanya we umukino udashaka gukina ntabwo nyine afite umwanya muri equipe kandi ntekereza ko ari uko bizaguma mu gice gisigaye cya sezo keretsa hari nisubira hagasaba n'imbabazi akagaragaza ko reka duhere aho ngaho muri press conference tuganira n'umutoza Robertinho yaravuze ngo Aruna Musa Majaliwa yaramuproteje ngo ikibazo yagize i Musanze ngo harimo no kwishyuza amafaranga iyo mu mezi 6 ashize urumva cya kibazo bagiranye akavunika Rayonsports kamwe ati niba wihaye uruhushya ukajya kwivuza i Burundi nta muntu wabajije turi bifata nko guta akazi ubwo wataye akazi ntago tuguhemba murabyibuka n'ibintu byabaye ni kese twanaganiyeho cyane yamaze kubona amwicaje kubera biriya bintu yarari kuvuga by'amarozi ngo ndavunika ngo ikibuga kibi umutoza ubwenge yanze kubigaruka itangaza makuru ariko amaze kubona ari ikintu kitafite logique utasobanura cyane amuteza ibibazo Majaliwa nabwe ngarakorogana cyane none ise yurira ku kindi wumve twese turi kubibona icyo Majaliwa yashakaga. Majaliwa yanga gukinira ya match kugira ngo atagera wenda ikibazo ku kibuga kibi azajye wenda gukina muri equipe nationale y'u Burundi kuko igiye guhamagara ibyo birabaye noneho mu kubikora birakaza Robertinho abakinnyi barambwe ngo nibwo bwa mbere yatonganye abamuzi kuri urwo rugero yaratonganye ararakara aranomwe ati singukina no muri 18 zamukujye muri stade singukeneye no muri equipe yanjye byaramurakaje ko ntiyumvaga ukuntu ari muri rane yo gutsinda hari umukinnyi uri kumufasha akabanze gukina ngo ndavunika ngo ikibuga ngo kibingu biki. Majaliwa nabonye yuko ntareza afite banayimuhanira muri equipe aho kugira ngo ikibazo arebe ukuntu yacaho gufasa imbabazi bagikemure yahise atangira kuzura bya bintu ngo ako ngo muzi ko ngiye ngo mumberamo n'amafaranga ngo muzi ko hari amafaranga ngiye ngo mutampaye ngo arabatoke noneho ubwo harimo na kese y'amafaranga n'iyi match ya Etincelle genda banza bikemure n'abayobozi genda bikemure n'abayobozi nimutunganye ibibazo mufitanye byanabaye ngena ntare nka Robertinho nzakugara muri groupe ko Robertinho yarambwiye ngo umukinnyi wa Rayonsports ugomba kunkinira ndi coach agomba kuba yujuje ibintu bitatu abarebye mu byumve. Icyambere aravuga ngo agomba kuba ari umukinnyi ufite ikintu cyitwa rapidite witeguye kwiruka. Rapidite yavugaga numvaga si logique yo kwiruka wihuta cyane ufite speed yashaka kuvuga iki abatoza y'Iburayi bakunze gukoresha Lorenzo be ready to run aba witeguye gusufura gukora kuko yabivugaga ko ari n'amajesi baba mukinnyi witeguye gusufura ko service ya equipe niba equipe yatatswe itegure kuba wiruka kuri budefande niba twatatse itegure kuzamuka twatakane niba equipe iri muri transition turi gushaka umupira muri tayari donc kuba witeguye gutanga ibyuya byawe kuri Rayon. Icya kabiri Robertinho arakubwira ngo umukinnyi usina Rayonsports agomba kuba afite ikintu cyitwa personality agomba kuba ari umuntu w'umugabo tamutuntu duto ngo dafunika ngo ntibaduhembye ukwezi gushize kandi desho urabizi ko uzahembwa kandi uzahembwa uko yakweye ngo urigumura uba ufite umutima ukomeye batinze guhemba amafaranga azaza bazaguhemba niyo wanga gukina se ayo bagomba guhemba urabuyabonye bazaguhemba so iyo personality cyane harimo no kwihanganira hardships za equipe kinene urayizi harimo kumenya abo bantu baje kubafana Abareyo ukumva ko byanga bikunda ewana uri struggling kugira ngo bayibyishe byanga bikunda paka muri buze kubona result. Icya gatatu yaravuze ngo nukuba umukinnyi ari ready psychologically sinjya nkoresha umukinnyi niyo yaba ameze ate atari tayari mu mutwe iyo ugaragaje utubazo ngo kora muri groupe yanjye ko yaravuze ati urabizana ibyo bintu byanduza abandi
wowe ntabwo umeze neza ugiye kwica mudu ya ekipe iyisohokemo ubanza utunganye ibyawe ku ruhande tuzabone kudiringa ibintu bitatu byanamufashije ubwo turacyari muri match yego ubwo rero yagomba guhita ashaka ibisubizo kuba adafite Aruna Majaliwa Musa Manura ya Mediane yakinnye i Musanze irimo Kanamugire Roger umwana umaze kubona umwana wa ekipe harimo kandi Erishari w'umurundi ndetse na Keve Muhire ubwo imbere yari yamanuye Haji yamanuye Charles Bare rero amaye igitego n'amanota 3 kuri match y'Musanze ndetse na Rutayizamu Maestro Fall Nganye Rutayizamu ntatinya kuvuga ko ari uwa mbere mu Rwanda uyu munsi yara twaraganiye na kwizigera muri half time tuganira ku misimburize twagarutse ku mpande za Rayonsports byagaragara ko zitari gukora impande z'ubusatirizi hari principe muri coaching twayiganiye na kwizigira icyo gihe niba ubyibuka ndabyibuka Bare kuki yabanje mu bundi kandi atarasanzwe abanzamo ubundi coaching yubakiye ku kintu cyitwa icyizere wereka buri muntu wese ni nko kuyobora institution y'abakozi umukozi wakoze neza abagomba kubishimirwa akanishimira umusaruro w'imvune ze ni bya bindi bavuga ngo turi wadinga effort yawe imvune n'imbaraga ukoresha nawe Bare yaje kuri match ya Musanze atsimbuye yubahiriza konsigne z'umutoza icyo abasabye cyo gushotera ikipe ya Musanze kure atangira kwishotaza no kwibonamo igitego nubwo yagitsindiye muri box kubera igitego yatsinze kuri Musanze umubanje kuri bench nanone ubu mubwiye ngo yanakubaza ngo coach ni iki nakora kirenze kugira ngo mbanze mu kibuga mbwira utsinda igitego cyangwa se ntabwo nemerewe kubanzamo mu babanzamo nibagirwe ntabwo mbyemerewe icyo umutoza rero akora niki uyimuhiyo match akayibanzamo ikurikira donc ni nko kumuhembera effort yakoze kuri match ya Musanze atsinda hanyuma abibuke by'umutoza w'Amavubi yakoze kuri niyo mugabo Claude cyane urabyibuka tubivuga kuri niyo mugabo Claude na urugero rwiza rwose muri match yari muri Cote na Mangwende yamubanje abantu ngo Mangwende reka tubizamo Claude kugeza nyeretse ko Mangwende ari hejuru y'intego right yashyizemo Bare half time ntibareponda neza aravuga ati reka nzane Basane mu gice cya kabiri hanyuma yari yabitse umusore Adama Bagayoko munayemenyere Adama match nyinshi azaba umusimbura yarabisobanuye neza yaravuze ngo Adama afite imyaka 19 ni muto aracyakuza n'umubiri we na Miss Crazy n'umwana ukabona afite itako ringana ko igufwa ni iry'umwana y'imyaka 19 araruha cyane ukabona iriya nyama y'itako iriya kandi aravuga ngo arananirwa pe umwana yakinnye match iminota 45 ikintu cya mbere kiba araruha kuko hari ikintu atari yabasha kumenya mu mupira abakinnyi bakuru bitwa ba Keve bazi gukina icyo bita economic football icyo bita kuzigama imbaraga za muzarebe nka Messi nko mu minota 10 ya mbere y'umukino Messi ntago bari gukina Messi abatembera abatembera bagenda nk'umuntu uri muri jaridi we ntiyiruka azumi 2 minutes ya mbere bareba atuje umuha agapira kagafunga akagusunikira akabanza akareka mukawestinga energy mukiruka mwamara kuruhatangiye kubona sasa agatangira agashyuha bivuga ngo abika imbaraga ze akamenya igikwiye cyo kuzikorera dore rero Adama ikibazo afite yakinjira mu kibuga Adama yiruka ikibuga cyose ahantu hose baro iri n'abari abafana ba Rayonsports nabo bamaze kumwica ziko ari fuwa yagezemo ajyamo avuga ati ndabemeza abari ahantu hose mu bigaragara yego kuri cya kintu twahereho cyo kuvuga ngo gukora kwitegura gusufuraho serivisi ya ekipe ni byiza ariko abikora kuri excess donc arenze urugero bikamunaniza rero umutoza yamaze kubibona ko tactically hari ibintu tujuje cyangwa hari ibintu utari wamenya kandi uracyari muto uriya mwana yaje agomba kujya muri junior uramubika akavuga ati hari iminota ye 30 na adversaire yiza abandi ahubwo babanjemo banje barushye nagishyiramo ni ikimashini adversaire no amaze kubuka ni ikimashini ndagishyiramo kibahingagure kibashote kibirukanse kinande fandi izo mbaraga yarazinjiranye biranga umupira busa nkaho ugiye kumurengana avuga ko solution zo kuri bench za Rayon ibitego rero uwitwa Fall Nganye yagerageje gutsinda igitego cya mbere kirangwa kubera oruje mu by'ukuri byagaragaraga ko umupira bawurekuye ari muri offside igitego kirangwa ariko byasabye ko nubundi uwitwa Adama Bagayogo aza mu kibuga akora manevre ze yeremina abadefanseri babiri b'ikipe Etincelle amuha pass rutayizamuza umupira atsinda igitego aradepoza mu minota za 80 numva ari 81 na gatatu aho ngaho ekipe Etincelle nayo iza kubona igitego musifuzo ku ruhande amanika igitambaro aracyanga maze Etincelle irababara pe match yagombaga nibura peut-être guhesha Etincelle nota rimwe ikeneye
cyane birangira ibonye ubusa. Rayon Sport itahana amanota 3. Ntabwo navuga ko 100% Rayon Sport yabonye amanota 3 kubera iryo kosa ry'umusifuzi. Yari yanakoze foro kamemu yakinye neza, ariko na Etincelle ntabwo yishimye, yarareze kandi koko imisifure urabona ubushize twarevuze kuri aperi mu ijambo rimwe, kuko n'ubundi nabivuze mijyanirana na nabonaga ari n'abantu bambwira ngo ko yavuze kuri aperi. Ntabwo navuze kuri aperi ubushize, nazivuze zombi. Abasifuzi bo mu Rwanda bagira ikosa mwinterprete ibintu uko bitavuzwe bamwe. Abafana amakipe nabo basigaye babogama. Wavuze ko amakipe manini ahatanira igikombe akunda kubogamirwaho n'abasifuzi. Ni ihame n'ubundi abisubiramo. Rayon na aperi, abasifuzi muzifate nk'izindi. Niba Rayon yatsinzwe igitego kiri cyo gisifure, niba aperi yatsinzwe igitego kiri cyo gisifure, niba aperi yabonye penaliti itariyo yihakane, niba abonye iriyo yibahe. Birazwi neza ko murabizi abasifuzi siritu noneho ngo hamaze kuza strategy niko bambwiraga ngo yo gukoresha abasifuzi bo ku ruhande, ngo burya offside ngo ni nazo nziza kurenza abasifuzi bo hagati. Iyo strategy ushobora gutsinda igitego twarayimenye, niyo mpamvu amakipe mato musigaye mukunda kumanika ngo yaraririye cyangwa yatsinda ibitego mukabyanga. Mufite umuco mu b'abasifuzi wo kubagamira kuri Rayon na aperi. Ubundi mu kwiba, yego nizo zikomeye ndabyemera, ariko ukora diri yo kwiba murazangiriza. Bazi ko bazigira neza ariko barazigirana nabi. Gutsinda igitego bakuriya bakacyanga, ariko nshobora no kurarira mbizi ko naraririye mfite sinye y'umusifuzi akandeka nkararira ngatsinda kandi akacyemera ari oruje. Amakipe kuko match basigaye baziha abasifuzi bafite donc mpuzamahanga hagati mu kibuga kuri match zikomeye. Amakipe mu gutegura asigaye akoresha abasifuzi bo ku ruhande. Haswi abasifuzi bombuka bategura ukavuga ngo nibatsinda igitego uzamura igitambaro, ndagerageza gutsindira muri oruje barandariza nemere ndarire nsinde igitego ukivalide ukemere. Ariko ntekereza ko abasifuzi no bakeneye kuzamura level kwizigiye, kuko abasifuzi basigaye bakenera validation y'abayobozi b'amakipe, akareba ngo aperi yobowe n'abafande, yobowe n'aba generals batanagutumye ye ukaba ariko ukeneye validation bagufate nkaho uri umwana w'ikipe basifurira neza, ukanabikora kuri Rayon Sport. Umuvunyi yaje gacinyerimo abareyo baraho bankunde nkaho ndi umuntu wabo. Umusifuzi ntabwo akeneye validation. So icyo tudakora abantu rero bari kujampinga ku kantu katari keza ngo none ngo abasifuzi ntibibeshya, baribeshya yakwibeshya. Ariko umureyo